tubahaye ikaze bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com. Ubu tugarutse mu kiganiro isanzure. Mekere ko reka mbanze nguye karibu nagusuza waramutsute. Akoze Denis kuramuka byo umuntu yaramutse neza nayo mpamvu umuntu aba ari kumbura umuntu akavuga. So turaho turashima Imana nyine muri lockdown mu bihe bya guma mu rugo na covid ikomeje bitumereye nabi ntibyoroshye. Guma mu rugo bwa iratuzengereza cyane na covid bwayo ntiyoroshye rwose. Urebye mu Rwanda ukuntu imibare yongera ukareba uburyo abarwayi bari kugumya kurwara bari gupfa bari kujya mu bitaro. Denis ntago ari ibintu byoroshye birakomeye. Muri isanzure none ubu ngo tugiye kugaruka kuki tugiye kujya mu Burundi ariko ubwo ntituribuze kubura no kuva kuri covid-19. Mu kiganiro twakoze giheruka twari twavuzemo ukuntu Burundi na Tanzania byavuye kwizima byemeye inkingo za covid-19 ndetse bisa nkaho biri gushyiraho ingamba zijyanye n'uburyo ibihugu byo muri East Africa birimo Kenya na Uganda n'u Rwanda byabashije gutera intambwe yo gukora ikintu bijyanye na mezire zo kurwanya covid no kwirakwira rya covid-19. Burundi bwo bwaje kwemera inkingo ndetse na Tanzania irazemera aho Perezida Samia yaje gukingirwa ariko Burundi Denis yabonye kabona ndayishimiye ikingira. Turaza no kuvuga uburyo rero cyane cyane ari nacyo nyamukuru cyangwa se intego yacu uyu munsi aho tugiye kuva kuntu Burundi n'u Rwanda still biracyari mbiri umubano uracyarimo igitotsi kigaragara kugeza naho byatangiye no kwafekta abahanzi. Iyo birebye mu mvugo z'abayobozi b'igihugu cy'u Burundi umwanya ushaka kuvuga uti umubano uragarutse undi mwanya ukavuga uti bisubira dubi. Uko urebye ubushize aho abashinzwe iperereza bahuriye mu gihugu cy'u Burundi Denis abantu babona ko hari ibintu bishobora kuba biri kuza mu buryo wareba n'uburyo ndayishimiye muri speech yigeze gukora ubwo Prime Minister w'u Rwanda yajyagayo wabona ko hari no kubona Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda mu myaka myishize nta muyobozi w'u Rwanda tubona mu gihugu cy'u Burundi. Denis ubwo yajyagayo wabonaga ko hari akanunu cyangwa se ari kigaragaza ko umubano ugiye kugaruka kuba mwiza. Nanone ndayishimiye gihe mu ijambo yavuze byagaragaza ko bishoboka ariko Denis nano ubwo yongeraga gutanga ikiganiro ubwo yari muri Congo yasuye Congo DRC ikiganiro yavuze ko u Rwanda n'u Burundi ni nk'ababyara ariko none akavuga ko abahungu Burundi bose bahungira mu Rwanda byagaragaje ko hakirimo agatotsi. Aracyarimo agatotsi noneho ano makuru aherutse gutangazwa ashinja u Rwanda gukoresha iriya software ya Pegasus ngo mu gutata ibihugu twegeranye. Uzi ko bashyize mu majwi ko na Minisitiri w'Intebe w'u Burundi Bunyoni nawe yumvirizwa. Minisitiri w'Intebe Bunyoni ngira ngo yahoze ayoboye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu yarayoboye na Minisiteri y'Umutekano yaje no kubanza yarayoboye na polisi. Ngira ngo ni nayo muntu nkuru nziza yasize yahaye ipeti rikomeye Denis ngo rya Marshal. Numwe rero mu bantu bakomeye mu gihugu cy'u Burundi uvuze mu ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD. Bunyoni ni umuntu ukomeye ndetse ni nawe umuntu byavuga ko nawe ashobora kuzayobora igihugu cy'u Burundi mu gihe nkuru nziza yari akiri ku butegetsi ahibazwa uzamusimbura. Bivuze ko Bunyoni ni umwe mu bafite ijambo mu ishyaka rya CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi. Uyu minisitiri mushyashya rero w'umutekano ni Gervais Ndirakobuca nawe ni umwe mu bafite ijambo muri CNDD-FDD. nawe ni umusirikare kandi ni umusirikare yari umupolisi yabaye n'umupolisi mukuru. Amagambo yatangaje arasa nk'agaragaza ko cya gitotsi n'ubundi kikiri hagati y'ibihugu byombi. Denis uyu mugabo ni umwe mu bantu bavuzwe nawe mu bwicanyi bwagiye buba mu Burundi ko buca nyuma ya kudeta yarasiye mu 2015 ubwo nkuru nziza yari bagiye kumuhirika bigapfuba. Nawe yavuzweho kugira uruhare mu bintu byo kugenda ku bantu bashinjwaga kuba inyuma ya kwihorera. Ubwo twubaka ari ukwihorera ku bantu bavugagaho guhirika ubutegetsi bwa Perezida nkuru nziza. Uzi ko bahise banamuhimba akazina kanda kugarika aho kuvandira ko bucogo ngo ndakugarika njewe. So uyu mugabo rero byavuzwe cyane ko n'umugabo bigaragara ko ashobora kuba adakunze u Rwanda Denis habe na gato rwose. Kuri uyu munsi none no mu bigaragara Denis bigaragara ko uyu mugabo magambo yavuze mu kiganiro yari arimo guha abantu nta bashije kumyibanza ari abanyamadini sinzi abaribo. Ni inama y'umutekano urebye mu nama y'umutekano uyu mugabo yavuganye uburakari bwinshi cyane
avuga ko nta muhanzi n'umwe uzaturuka mu Rwanda cyangwa se wari wese uzaza gutaramira mu gihugu cy'u Burundi. Denis ngo avuye mu Rwanda yagize ati hari ibindi bimaze iminsi bikwirakwira mu mutekano, abantu baje gukubita umuziki bavuye mu Rwanda, nta muntu uzaza gukubita umuziki mu Burundi avuye i Rwanda ngo ibintu bizambye ngo atuzanire akarambaraye ubwo ni icyorezo nyine atuzanire ikibazo. Bivuga rero aba Barundi baragira bati abantu barugaye, abantu barikingiranye cyangwa se bari muri lockdown muri COVID-19, none barashaka kuza gutaramira mu Rwanda, ibyo ntibishoboka. Uyu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu, minisitiri w'umutekano Denis ngira ngo abafite icyo avuze cyane, kuba avuga ati ntimushobora kuzakandagira ku butaka bw'Uburundi muzi kuri Denis. Bigaragaza nubwo byitwazwa COVID-19 biragaragaza ko umubano utari mwiza. Denis umubano ntabwo ari mwiza rwose, ikigaragara bigaragaza Denis, bigaragara ko uyu mubano wagiye habi ubwo hashatswe kuba ihirikwa ku butegetsi rya Perezida Nkurunziza. Denis kugeza n'uyu munsi none ibintu biracyari rudubi na cyane cyane ko u Rwanda rwanze gutanga abantu Burundi buvuga ko ngo rucumbikiye, bagize uruhare muri ibyo bikorwa ariko bagahungira mu Rwanda. Barimo bavugwa ko na General Niyombare ndetse n'abandi bahungiye mu Rwanda. Aba bayobozi bifuzaga, abayobozi b'igihugu cy'u Burundi bifuza ko bajyanwa mu butabera bw'u Burundi, ariko ngira ngo minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaje kuvuga ko ibi rwose batabikozwa. Denis u Rwanda rwanze gushyira mu bikorwa kino cyifuzo ruvuga ko rudashobora gutanga abantu baruhungiyeho, ruvuga ko kandi biri mu masezerano, nta masezerano n'ubundi ibihugu byombi bifitanye yo guhererekanya abo bantu. Denis byigeze no kuvuga ko hari amaradiyo yakoreraga hano mu Rwanda harimo za RPA, harimo n'Inzamba n'amaradiyo menshi cyane, byavuga ko agomba gufungwa. Sinzi niba yarafunzwe cyangwa se maradiyo yarafunzwe mu Rwanda, ariko ngo yimukiye ahandi hantu n'undi ko yimukiye Bugande yakomeje gukora n'ubundi. Namwe mu maradiyo rero yarazengereje leta y'u Burundi, yahoraga rwose kubita cyane ubutegetsi. Navuga ko ubutegetsi ntabwo bwari bworohewe no kuba aya maradiyo yarakoraga, kuko Denis urebye ibyo yatangazaga ibyinshi byabaga biri against kuri ubutegetsi. Minisitiri rero Ndirakobuca rwose yavuze ko iby'Imana ngo zivuye ahandi, we yabyise Imana zivuye ahandi, ngo ntabwo babishaka mu Burundi, ngo reka tubanze dusenge ya Mana yacu ya kamere yacu. Sinzi reba mu Burundi bafite Imana yihariye, wasanga ari nka yindi yacu twumva Imana y'u Rwanda. Ibyo byose iyo bavuze Imana yacu cyangwa se Imana y'u Rwanda ushobora guhita wumva ibyo bavuze. Denis rero uyu muminisitiri mu ijambo rye yavuze, Denis ni ijambo ryari rikaze, bigaragara ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi uko ugenda kose Denis uracyari hasi cyane. Mu bahanzi rero abanyarwanda bari bafite ibitaramo mu Burundi harimo umuhanzi w'indirimbo za gospel ari we Israel Mbonyi, hakabamo rero n'undi muhanzi w'umunyarwanda ndetse n'umunyarwenya cyangwa se umukinnyi wa filime ntuza Ndimbati, yari Bruce Melody ndetse na Ndimbati, bari bafite ibitaramo cyagomba kuba kubera mu Burundi ku itariki ya 28 n'itariki ya 29 hose ni Bujumbura. Mu kwezi kwa munani nibwo cyagomba kuba. Denis byose byakubiswe ishoti rwose. Minisitiri Ndirakobuca avuze ko nta muntu uzajya gukubita umuziki Burundi avuye mu Rwanda, ko ibyo bintu batazapfa babyemeye vuba. Mu gihe rero ngo u Rwanda rwose twugaranwe, ngo turiyugaranye, ngo turifungiranye, mu yandi magambo turifungiranye cyangwa se turafungiranwe, ntabwo tugomba kujyana icyorezo mo hariya. Ubu ubwabo ntacyo avuga ko urebye yabishyize ku cyorezo cya COVID-19, avuga ko ngo ibintu bizambye mu Rwanda, ndetse akavuga ko ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bumaze igihe buri hejuru muri iki gihugu cyacu. Denis mu gihugu cy'u Rwanda akaba yavuga ko rwose bidashoboka ko abanyarwanda cyangwa se abahanzi b'abanyarwanda bashobora kujya gutaramirayo. Ariko wanareba Denis ugasanga, kuko abahanzi ni bamwe mu bahanzi bakunzwe, navuga ko ari abahanzi uyu munsi none bafite ibendera ry'u Rwanda. N'abarundi barabakunda cyane kuko nibo baba babatumiye, nka Bruce Melody ko hari igihe muri 2018 n'ubundi yagombaga kujya we na Meddy, ariko batumiwe n'abarundi. Ariko nyine kubera cya kibazo cy'umutekano nako cy'imibanire mibi hagati y'ibihugu byombi, ibyo bitaramo bigasubikwa. Ndetse Melody yari yariye na avance we na Meddy, bose avance baraziriye, ariko urana ko ubutegetsi ntabwo uri gutuma bajya kwishyura
icyo bariye icyo bishyuye ngira ngo mu minsi yashize none nibwo twabonye Israel Mbonyi ubwo yasinyaga amasezerano n'abantu bari bamutumiye kandi mu gihugu cy'u Burundi ndetse yanavuga ko yatumiye inshuro zirenga 100 Denis atitabira iki gitaramo ngira ngo hajeho ibibazo bya covid haza ibibazo by'umutekano hazaho kuba hari umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi buri muntu byagiye bituma Israel Mbonyi atabasha kwitabira igitaramo icyaje gutungurana rero nuko nyuma yo gusinya amasezerano n'abantu bo mu gihugu cy'u Burundi leta y'u Burundi yaje gutanga itangazo riciye muri ministeri ya information ministeri ubwo ni itangazamakuru cyangwa se ubwo ni ministeri wenda ishinzwe kuvugira leta bigaragaza ko iki gitaramo nta bubasha nta n'uruhushya gifite kuba cyabera mu gihugu cy'u Burundi nyuma rero y'umunsi umwe iri tangazo risohotse nibwo uyu minisitiri w'umutekano Ndirakobuca yavuze ati nta muntu uzaturuka mu Rwanda ngaje gutaramira hano mu Burundi ngo atuzanire za covid nibyo yitwazaga mu nama rwose wabonaga ko mu mafoto yari yitabiriwe n'abantu benshi sare abantu begeranye nta metero nta gapfukamunwa urashira n'intera ya metero nta gapfukamunwa nta kintu uvuga ngo Denis mu bigaragara n'ubundi nubwo Israel Mbonyi agomba kuzajyayo nawe ubwe ntiyari kuzaba yizeye umutekano ndavuga ku bijyanye n'icyorezo cya COVID-19 bivuze ko yari kuzarimba nta gapfukamunwa naho yari kuzajya ntiyari buzakamba se yakambara wenyine ntago bishoboka urumva ko nabyo ubwabyo byamutera complex Denis urumva biragoye style umwe ari mu gihe cya covid bari mu ngamba zitoroshye za COVID-19 abandi babwiye ubuzima burakomeje muri iyi nama kandi Ndirakobuca n'ubundi yagarutse kuri covid n'inkingo Burundi ngo bwemerewe Denis iyi nama niho yavuze ko umuntu uzafata urukingo azirwariza azarwigenga ubwe wenyine ati rwose twebwe inkingo bazizane baziduhe yanavuze ko nta rukingo umuntu uzazibaha bazazakira ngo bazibike ariko baranazihawe rega Denis barazemerewe we yavuze ati rwose bazazizane tuzanabashimira mu mapuro ariko ntazagira umuntu twaka amafaranga ntago bakeneye inkingo zo kugura mu gihe u Rwanda n'ibindi bihugu byo bihangayikishijwe no kubona inkingo kuko ibihugu byamaze gukingira abaturage babyo ni bifite amafaranga noneho we aravuga ati niba naziduha nta uzatubaza iby'amafaranga ati ntago tuzazanga tuzazakira tuzibike aho tuzazibika twarateganyije harahari ariko ntazagira umuntu twishyuza ati kandi n'abarundi ntago tuzabahatira kuzifata ati rwose uzashaka azazifata ariko wowe uzakomerana cyangwa se uzagira ingaruka bizaba bimureba wenyine ntago bizabireba leta ntazagira icyo abaza leta rwose aha yanavuze Denis ko ku kintu kijyanye no gupima yaravuze ati abazashaka kujya kwipimisha uzajye kwipimisha ati ni ubuntu ngira ngo yabivuzemo ababwira abarundi ati ntawe tuzishyuza mbese urebye i Burundi ibijyanye na COVID-19 nta kintu babwiye kuko nayo magambo yavuze abari bari muri kiriya cyumba bose maze bamuha amashyi cyane baranaseka yavuze ati rero ntiyavuze ko igiye kuzana yavuze ubwo ati leta rero ntiyavuze ko igiye kuzana urukingo rwo gukingira abantu yavuze ko leta ari umubyeyi abifuza bose ko badufasha urukingo ni ukuri baradukunda turabashimiye nibatuzanire urwo rukingo turubike umurundi uzarukenera ajye abwira ati ni mu ntera agashinge bahite bamutera ariko ngira ngo Denis ibyo umuyobozi avuga rimwe na rimwe abarundi bagisa nkaho babivuguruza bizaba nko muri Tanzania ngira ngo na Magufuli nuko yavugaga aho perezida Magufuli yari amaze gupfa ngira ngo Samia yahise abihindura ashyiraho ingamba zijyanye na COVID-19 abantu barambara udupfukamunwa n'ababishatse ndasaba Tanzania bose ariko ingamba zisa za COVID ziriho ngira ngo urebye leta ya Tanzania uko bikora irabikora mu buryo buhoro buhoro mu buryo buri psychologique bwo guhera gufata abantu mu mitwe kuko nubwira batangera kuhera hasi bashyira kuri gahunda ntago azababwira ngo none ndavuze mwambara agapfukamunwa ko biragoye mu gihe wari uriho kandi bari muri system yavuga ko ibyo bintu bitabaho so iyo urebye uburyo we yatangiye gukambara Denis n'uburyo bavuga ati nyamuneka mu byambare hari ingamba zisa nk'izitegura abatanzania kuzabajyana mu ngamba zikaze nk'iz'abantu bo muri East Africa bandi banyuzemo kuko ibi ngira ngo ibi umugabo avuga ministry w'umutekano arirengagiza ko mu minsi ya Denis ngo twavugaga mu sesenguzi twakoze abantu hazabaho uburyo bwa covid passport ya COVID-19 kuko none se Burundi buzaba mu gihugu bwonyine Burundi bufite abacuruzi bajya kurangura za Dubai bufite abacuruzi bajya kurangura mu Bushinwa bufite abacuruzi bajya kurangura za Burayi bufite abantu bo muri diaspora
cyangwa ufite abantu bambuka bajya mu bihugu ntabwo azaza atipimishije COVID-19 ngo yinjire mu Rwanda. abo ngabo nyine niwe avuga ko bazaniye izo nkingo uzajya urusha nawe ubwe ntazajya mu gihugu cy'amahanga. Denis aba ari uburyo bwo gushuka abantu cyangwa se kutareba kure gushuka abaturage. ubwe se azaguma mu gihugu nta diplomasi zabaho yanahaguma, ariko icyo si igitangaza. Abategetsi bo mu Burundi ibyo bintu barabimenyereye rwose, kwikingiranira mu gihugu. Ingabo zabo na polisi mu butumwa bw'amahoro bari muri Somalia, abandi bari muri za Central Afrique, abandi ngira ngo bari no muri Mali. Denis uyu mugabo ibyo avuga ni ukubeshya Abarundi, ni ukubeshya Abarundi kuko nawe ubwo arabizi. Hari ibyo isi igenderaho. Cya kintu twavuga cyo ngo ubumwe bwa Afurika ntibuzashoboka mu gihe bakubwira ngo COVID-19 dore ingamba zimeze gutyo we ntubikore. Ntabwo uzambwira ngo ntushaka kwikingira, udashaka kwikingira ubwo ntuzajya no mu butumwa bw'amahoro. Kandi ngira ngo izi mission abantu benshi bazirwana, Denis ibihugu babizirwanira no kugira ngo baguhitemo ujye ubijyemo ni ishema ku gihugu. Bigaragara ko hari level iriho, hari urwego rwa politiki uburiho, hari urwego rwa diplomasi mugezeho, hari uburyo igihugu kiba kirimo cyubaka. Kuvuga rero ngo ntuzemera kujya mu izi ngamba Denis, navuga ko ari uburyo bwo kubeshya cyangwa se kwibeshya Denis, cyangwa kurota ku manywa y'ihangu. Rwose Abarundi ngira ngo wenda barasoma barakurikira uburyo ibikorwa byo kurwanya COVID-19 cyangwa se kurwanya ikwirakwira ryayo bimeze, ndetse baranasoma bari uburyo iri kugenda ikwirakwira n'uburyo yica abantu. Ngira ngo ibihugu byinshi byamaze gukingira abantu babyo, hari bigeze kuri 75, hari n'ibishobora kuba bigeze kuri 80, hari n'ibikiri hasi. Nkatwe tutaragera no ku 10%, tukiri no kuri turacyari mu bantu ndekeka 1500 Denis, cyangwa se nabo ntibaranageraho bamaze gukingirwa ntabwo barageramo. Iyo urebye urabona ko still turacyafite ikibazo twebwe cy'inkingo, kandi kugira ngo ubuzima buzagaruke, kugira ngo abanyarwanda bajye mu buzima buri normal nk'ubwo bahozemo, birasaba ko abantu nibura ngo 60% bagomba kuba bakingiwe. Bivuze ko muri turi miliyoni 13 abanyarwanda bagera muri miliyoni 8 cyangwa bagera muri miliyoni 8 cyangwa se 7 gutyo bagomba kuba bamaze gukingirwa Denis. Nabonye ariko ejo hari umuyobozi wavuye mu kigo mpuzamahanga gikunda gutera inkunga ibikorwa byo gukora inkingo wari uri mu Rwanda. Yari ari kumwe na Minisitiri w'Ubuzima, bagiye ahantu hamwe namwe bagiye bazenguruka. Urabizi ko u Rwanda nyine ruteganya gutangira kujya rukora inkingo. Harimo urukingo rero kwikubitiro hazakorwa urukingo rwa COVID-19, ariko hazajya hakorerwa n'izindi nkingo zitandukanye ndetse n'indi miti ikomeye irwanya cyangwa se igabanya ubukana bw'amavirusi. Nabonye bavuga ko bashobora kuzakora inkingo byo gukora inkingo. Denis ngira ngo wenda ni ibintu byaba byiza, ariko urukingo rwa COVID rwo ngira ngo muri iyi minsi ya none nibwo rwihutirwa cyane. Ariko nibaza ko abantu nibarufata, unoze ko umva population yose izemerera kurufata, nirufata rumva nta ruganda rukeneye kurukora. Mu gihe twazifashe twese, ariko nabwo u Rwanda rubashe kwikora urukingo Denis ngira ngo yaba ari amahirwe ku Rwanda ndetse n'amahirwe muri East Africa Denis, no kuri Afurika muri rusange, kuko Afurika iracyafite icyo kibazo cy'inkingo, aho Afurika iteze amaso kuri Covax. Kandi izo nkingo ziza mu byiciro kandi zikaza ari nkeya, mu gihe ibihugu byo mu Burayi bageze kure rwose bakingira abaturage babo. Izi nkingo za Covax aho usanga abantu bose abanyafurika cyangwa se ibihugu bya Afurika byose birasaba ati nyamuneka muduhe mu gutonda umurongo bategereje akazava impana Denis. Abantu rero mu Rwanda bamaze gukingirwa n'ibihumbi 448. Urumva ntibaragera no kuri miliyoni Denis. Urumva ko turacyari kure cyane. Kugira Abarundi rero bavuga bati twe ntazo dukeneye. Ntazo dukeneye rwose, n'uzarufata ibyo biramureba. So Denis rero tuvuye ku mwana w'u Rwanda ubu twavuga ko rwose mu bigaragara mu isura cyangwa se mu mvugo y'abayobozi b'iki gihugu no muri action cyangwa se mu byo bakora, mu byo bavuga, bigaragara ko umubano w'u Rwanda n'u Burundi still uracyari hasi Denis. Uracyari hasi. Ejo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yavuze ko ntabwo yatinye kuvuga ko abantu bakomeje gushinja u Rwanda gukoresha iriya software n'ubundi bashaka gukomeza kuruteranya n'ibihugu by'abaturanyi. Urabona ko rero riba Burundi kuko byo biriya bintu byarabwumvishe
ku Rwanda rwarumvirije minisitiri w'intebe wabwo ubwo nabwo byongeye uburakari byongeye bizura kaboze. Pegasus yazamuye uburakari rwose nta n'uwatinya kuvuga ko bari abahanzi b'abanyarwanda batazize covid ahubwo bazize babigendeyemo rwose Pegasus cyane. Bigaragara Pegasus niyo yarikoze Denis igira ngo iyi Pegasus yaranavuzwe cyane muri aka karere. Ba Andrew Mwenda nawe wagiye ubona ko bakoraho comment bavuga ati nta gitanga rero ubundi twari tubyiteguye. Uganda ngira ngo niki kintu cyanavuzwe cyane muri iki gihe Denis igira ngo Pegasus mu byumweru bishize yari inkuru ishyushye mu binyamakuru kuri front page z'ibinyamakuru, kandi nkuko tukunze kubibwira abantu nuko icyo bita media cyangwa se ibinyamakuru bigaragaza uburyo ibihugu bihagaze n'ibitekerezo by'abayobozi. Akenshi isonye ibinyamakuru byo muri East Africa ushobora kumenya ngo Kenya iratekereza gute u Rwanda, Uganda iratekereza gute u Rwanda, cyangwa se u Rwanda ruratekereza gute. Nuvuga ngo urebye nk'u Rwanda mu bantu hagati y'u Rwanda n'u Burundi ushobora kubira mu bitangazamakuru byabo byaba bikorera kuri internet, byaba iby'amashusho, byaba se amaradiyo, ibyandika hose niho washaka kureba umubano w'u Rwanda na Uganda urareba mu binyamakuru bya Uganda cyangwa se ureba kuri mu Rwanda. Denis niho ushaka kumenya ngo wifashe gutya cyangwa se bari gutekereza kubijyanye na gutya. Tuvuye ku Burundi rero urabizi ko perezida wa Tanzania no Madamu Samia Suluhu Hassan aherutse mu Burundi. Biravugwa ko agiye no kugira uruzinduko mu Rwanda. Denis ngira ngo iki kirakwereka ko uyu mubano n'ubundi wa Tanzania Magufuli yasize ari umubano mwiza uhari. Magufuli babizi ko akimara kujya ku buyobozi igihugu cya mbere yasuye ari u Rwanda, aho yanyuze ku Rusumo kugira ngo yageze ni Kigali, yagiye no ku rwibutso. Twari mu bihe byo kwibuka, tujye gutangiza icyumweru cyo kwibuka kugira ngo Magufuli bwa mbere akijya ku butegetsi igihugu cya mbere yasuye n'u Rwanda. Ngira ngo nta n'ibihugu byinshi yasuye Magufuli, yarinze ava mu mubiri cyangwa se ava ku butegetsi. Denis atarasura, ngira ngo yasuye Uganda n'u Rwanda, abanza nta kindi gihugu kindi yigeze asura. Uburundi harya ntabwo yasuye, Uburundi yaratarabusura ahubwo baramusuye. Noneho Denis rero kumva ko uyu muperezida aje mu Rwanda ngira ngo ni ibintu by'igiciro. Style biracyagaragaza wa mubano uri mwiza uri hagati y'u Rwanda na Tanzania, biragaragaza uburyo bibanye. Denis irakwereka ko nta gatotsi gahari, ngira ngo agatotsi kageze kuza ubwo Tanzania yari yobowe na perezida Kikwete. Ngira ngo nibwo ibintu bitari bimeze neza. Nanone n'ikindi gihe bitari bimeze neza naho wabonaga ko Tanzania yagiye yirukana abanyarwanda inshuro nyinshi babaga barahungiyeyo, ikabirukana nabi. Ari abagezeyo mu gihe cyashize, ari abageze muri za 59 bahunze, ndetse n'abagiye nyuma Tanzania yagiye bakubita ishoti. Denis ni nyuma yaho nyine hari havutse igitutsi hagati y'ibihugu byombi. Nyuma yaho uriya mugabo Kikwete yaragize gutya agasaba u Rwanda cyangwa se abategetsi b'u Rwanda ngo kugirana imishyikirano na FDLR ngo kugira ngo ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kiveho cyangwa kibonerwe igisubizo. Ibintu bitakiriwe neza na gato n'ubuyobozi bw'u Rwanda. ngira ngo byababaje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame, ariko bibaza n'abanyarwanda benshi cyane kubibaza ko u Rwanda rushobora gukora ibijyanye n'imishyikirano n'umutwe wa FDLR, umutwe urimo abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ariko none ukabamo abo u Rwanda rwatanze impapuro cyangwa se rukekaho ibyaha bya jenoside. Denis ibyo rero ntabwo byashimishije u Rwanda reaction rwagize ntabwo nanone yashimishije Tanzania. Tanzania nayo isa nk'iyihimura ku Rwanda, abanyarwanda bahabaga babigenderamo. Ariko na mbere hose ngira ngo Denis ku gihe cy'ubuyobozi bwa Kikwete ni ibintu bitari byoroshye. Denis niyo wajyaga muri Tanzania umunyarwanda wabaga ufite ingenza zirenze 10 zikuriho zigukekaho kuba ugiye kuba maneko mu gihugu cya Tanzania. Denis aya makuru rero y'uruzinduko rwa Samia Suluhu mu Rwanda ni amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru cyo mu Rwanda bita Tarifa, kivuga ko kiyakesha ambasaderi w'iki gihugu mu Rwanda. Gusa nta handi hantu ndi kubona aya makuru, ndetse byahise byandikwa n'ibinyamakuru byinshi, ngira ngo na bwiza.com yarabyanditse, ariko source yari Tarifa. Denis Tarifa nayo ikavuga ko yakesha ambasaderi ambasaderi wa Tanzania mu Rwanda, ni umujenerali ngira ngo maze n'igihe gito mu Rwanda. Denis uwo bita Ernest Mangu, nibyo se birashoboka, ariko nzi ko hari uwo bavuze rwose ko wabaye ambasaderi mushya mu Rwanda.
w'umujenerali sinzi ntabwo ari konzi ko atari Mangu. uyu rero ni ambasaderi mushya wa Tanzania mu Rwanda, niwe watangaje, niwe wayishiriye ano makuru ko Perezida Salou azaba ari mu Rwanda ku itariki 2 guhera ku itariki 2 mu kwezi gutaha. Ernest Mango arakomeye, yabaye Inspector General of Police muri Tanzania. Umujenerali. So urumva rero ariko afitemo n'izindi rimeze nk'ikinyarwanda Denis. So sinzi niba ari we wenda, ariko reka dukomeze Denis. Ikigaragara ni uko umubano w'u Rwanda na Tanzania ni umubano twavuga ko Denis uhagaze neza. Ibindi wenda tuzabimenya ubwo Perezida Samia azagera mu Rwanda, abantu bazagenda bamenya ibirenzeho cyangwa se habe hicukumbura mu kumenya ni iki kigiye kuba, nahe masezerano agomba gusinywa, cyane ko izingendo z'abakuru b'ibihugu Denis zigendana n'ibintu bijyanye bari inyungu cyane cyane ku butegetsi bwombi, bishingiye kuri za diplomasi. Hakabaho kandi n'ibindi byinshi bibaho, harimo kugirana amasezerano, imikoranire, ibijyanye no gukora ibikorwa remezo, bijyanye na umutekano nka bimwe twavugaga rwa ruzinduko rw'umuyobozi mukuru wa polisi muri Malawi, tuvuga ku bw'amasezerano basinye. Denis urumva ko hari byinshi, abari inyungu, ntago abaperezida bapfa gukora ingendo ku busa gusa. Ibyo byose no mu byo bazaganira ntago waburamo uriya mushinga gari ya moshi. Yego, bivuga ko nawe ugiye no gusubukurwa ndetse ukubakwa, kandi umushinga uri hagati y'u Rwanda na Tanzania ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego. Denis igira ngo iyo urebye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cya Tanzania ruragaragaza uruzinduko ushobora no kubonera mu buryo bwa COVID, uburyo Tanzania ngira ngo muri no minsi uyu muperezida atari yatangira kubahiriza, ngira ngo na Magufuli ubwo yahakanaga ibijyanye na COVID-19 bishobora kuba bitarabaye byiza hagati y'uwe n'u Rwanda, mu gihe u Rwanda rwubahirizaga ingamba za COVID-19, Tanzania iti ntabwo bishoboka. Rero kuba uyu muperezida yaremeye kwakira inkingo, yaranemeye kuba yabasha kuba umwe mu bagomba kurwanya COVID-19, aho kugira ngo abanyarwanda bajye muri Tanzania bazi bafite COVID-19. Usanga u Rwanda kugira ngo byagiye bivuga ko Tanzania yabaye nk'ibera u Rwanda umutwaro, uko abatwaraga amakamyo cyangwa n'abandi bantu bajyaga muri kiriya gihugu bazaga bafite ubwandu, ariko Tanzania itemera kugira gute ikintu kijyanye n'ingamba za COVID-19. Ingamba ibintu byo gupima ugasanga byose biri ku mutwe w'u Rwanda, gupima abantu bose bavuyeyo, nta n'umwe waje wipimishije, nta n'umwe ufite icyemezo cy'uko afite ubuzima buzira umuze. Byakuriye conflict Denis, byakuriye conflict hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Tanzania, ariko cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya umupaka. ngira ngo ni ikintu cinjiwemo na Minisiteri y'Ubucuruzi cyangwa se Minicom, ndetse urumva iyo byose na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga igomba kubijyamo nka diplomasi zigomba gukinwa, hagomba kuzamo Denis uburyo bwose. Ngira ngo na private sector mu Rwanda yabyinjiyemo ko byari umutwaro usa nkaho uremereye abanyarwanda ndetse n'abanyarwanda bajyagayo Denis. Denis rero twajya ku yindi nkuru ari nayo dusorezaho ikiganiro cyacu. Dushobora kujya wenda muri Mozambique tukagaruka mu Rwanda gatoya aho Angola ngiye kohereza abasirikare 20 muri Mozambique. Denis bigiye kohereza abasirikare 1500 ariko Angola yo ati turabohereza 20. Abasirikare 20 bashobora kuba ari abakomando babandi batojwe ku buryo barwana na batayo byabyo byose. Ngo ni icyemezo cyafashwe rero hashingiwe ku cyifuzo cya perezida wa Angola, akaba n'umugabo w'ikirenga w'ingabo ari we nyine João Lourenço yagejeje ku bagize inteko. Ngo iri tsinda ry'abasirikare izorerwa muri Mozambique ni nk'umusanzu wo kubungabunga amahoro n'umutekano Angola izaba itanze mu muryango w'ibihugu biri mu majyepfo ya Afrika ari byo SADC. Denis ngo ni abasirikare badasanzwe bo muri Special Force ngo bazajya batwara indege ya USHIR ngo ni indege y'intambara, abandi babiri bazajya mu rwego rwa SADC rushinzwe gukurikirana ikibazo cy'umutekano muri Cabo Delgado. Ni mu gihe ibitangazamakuru mpuzamahanga bivuga ko abasirikare bose uko ari 20 bazajya muri Mozambique nk'abajyanama bazafasha ingabo z'iki gihugu guhashya abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba ukomeje kubica bigacika muri Cabo Delgado nyine. Urumva rero ko igihugu gifite confidence kabisa. Abasirikare 20 kandi n'u Rwanda n'u Rwanda rwohereje Special Force na Afrika y'Epfo nzi ko yohereje Special Force. Botswana yo yohereje abasirikare 396. Portugal nayo ngo ufite abasirikare buri 60. Urumva rero ko ni ibintu bitoroshye Denis.
iyo urebye uburyo Sadek yitwaye muri iki kibazo uburyo hereza ingabo ubona ko Sadek rwose ari ibintu bisa nkaho bitayifasha ni ibintu rwose ititayeho na gatoya ngo indorerezi riba ngo ari abagenzuzi ngo abajyanama urabona ko ibintu byo kujya ku rugamba ni ibintu badafite ibintu byabo ni ibintu biri bureaucracy ntago ari ibintu byo kuvuga ati dushobora kuzasebera kuri ruriya rugamba reka tureke bari abanyarwanda bajye guhangana nabo so Denis rero noneho tuvuye kuri iyi nkuru reka twigarukire ku nkuru noneho ivuga ko abaturage bo muri Rusizi baza niba Perezida Kagame azi ko barwara ntibivuze aba n'ababyeyi ngo bamwe bakanabyarira mu mayira Denis bajya mu kigo nderabuzima aha rero ni muri Rusizi mu murenge wa Butare ni mu tugari twa Nyamihanda na Rwambogo aho bavuga ko bari mu mibereho mibi cyane iri inyuma y'ahandi hose mu gihugu kubera gusigazwa inyuma mu iterambere igihe kirekire kugeza aho urwaye abura aho yivuriza bamwe bakicwa n'indwara benshi mu bagore bari kunda bakabyarira mu mayira bajya ku kigo nderabuzima kiri mu birometero birenga 27 ni byinshi cyane Denis ni ikibazo gikomeye cyane aho bafite ikibazo cy'umuhanda muzima uhagera bagakora amasaha arenga 3 ngo bagere kuri poste de santé ubona ko bo ya politiki ya poste de santé mu kagari ntabwo irabageraho ni ahantu hagoye cyane Denis aho ahantu ngo umugore ngashobora no kugenda kuri moto akaba yabyarira mu nzira wariho n'ababyariye mu gihugu ko harimo ubuhamya bw'abaturage turaza kugitambutsa ikiganiro cy'aya majwi y'abaturage Denis bagowe bafite ikibazo gikomeye cyane cyo kugira cyo kuba badafite urumva si n'icyo gusa bo barataka ikijyanye no kwivuza n'ubukene Denis ngaho umuntu ashobora kugenda amasaha 9 ajya kwa muganga bitoroshye birakomeye cyane ndetse ngo mbere yaho ibintu bitarakara abaturage ngo bahitagamo kujya mu Burundi aho Burundi butarajyana umubano mubi n'u Rwanda ngo babasha kujya mu Burundi mu Kibitoki kwivuzayo ariko nabo muri iyi minsi nibyoroshye kandi nabwo ngo abenshi bivuzaga mu buryo bw'amagendo Denis cyane n'ubundi i Burundi babaga bagiye kwivuza amagendo urumva rero ko ni ibintu bitoroshye ngira ngo baratabaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bibaza ati isi koko yababizi ese baratwibuka ko natwe turi abanyarwanda mu yandi magambo nyine ngo bibaza niba yabizi ariko ngira ngo inkuru yakozwe na bwiza.com ni inkuru ndende cyane isa nkaho icukumbuye ubwo yamaraga kugera kuri iki gitangazamakuru guverineri w'intara y'Uburengerazuba Habitegeko yanditse kuri Twitter avuga ko iki kibazo kigiye gukorwa vuba hifashishijwe abafatanyabikorwa ndetse n'ubuyobozi kikaba cyakemuka abaturage bakabasha kubona ubufasha ariko ngira ngo bamwe banamugata ariko kuki mukora ibintu itangazamakuru bivuze kari kose mukora iki gusa nawe yaje kuvuga ati nyamana itangaza harimo bamusubije ati nyamana itangazamakuru umufatanyabikorwa Denis ahantu hamwe hakomeye cyane udapfa kugerayo kugira ngo umunyamakuru agire byamutwaye igihe kinini cyane ushaka gutwara umunsi wose cyangwa iminsi 2 kubera ubuzima bwaho n'uburyo bw'imigendere yaho n'ahantu ngo n'abayobozi na meya ashobora kuva ku buyobozi ataragerayo ndetse ngo na gitifu w'umurenge ubwo ashobora kumara kurinda hari akagara atarasura ni ahantu kure cyane kuko barakwereka ko hari ingendo zikorwa hifashishijwe moto ugasanga baratanga 10,000 byose urugendo rwo kujya kwa muganga ushaka gutanga 10,000 kugenda gusa urumva no kugaruka kandi numva umuturage akugase abantu batunzwe n'ubuhinzi ahantu urumva ibihumbi 20 ninde wayabona Denis numva ko abaturage bahe muzi arimo watanze uhamya ati umugore wanjye yakozwe n'inda kuwa 22 Nyakanga saa 5 z'ijoro mamagara moto ingeraho saa 6:10 saa 7 z'amanywa z'ijoro imugeza ku kigo nderabuzima saa 8 zirenga z'igicuku amerewe nawe cyane kuko yagiye imucekagura mu muhanda mubi cyane dufite hano ati nayo haye amafaranga 10,000 ku buryo n'umwana baracyari mu bitaro bari mu byuma bimwongera umwuka kubera ibibazo yagize ayo mafaranga 10,000 nayo ntayo yabonye ahubwo byabaye ngombwa ko gwatiriza akazu ke yari afite urumva ko ubuzima ni bubi Denis abaturage bayeho nabi cyane baribaza ati umukuru w'igihugu ngira ngo hari umukuru w'igihugu wenda ashaka kuza basura abantu Denis uko urebye ubuzima babayemo n'abantu bisaba kugira ngo agire n'ahagera banyura muri Nyungwe Denis cyangwa bakanyura i Burundi Denis mbese ngo bari mu buzima bugoye cyane so Denis nuba twasoza inkuru twasoreza kuri inkuru tuvuga ngo tubwira abantu ngo bakore subscribe abandi bakore comment bakore na like izindi nkuru naho ku munsi w'ejo
cyari ikiganiro isanzure, ikiganiro twavuze ku nkuru zigera kuri enye, tubasha no kuzinjiramo no kuzisesengura, ariko tuvuga tuti Denis cyane cyane inkuru nyamukuru yari inkuru ivuga ko umubano w'u Rwanda n'Uburundi Denis uracyari rudubi, uracyarimo rushorera, aho bigaragarira mu mvugo z'abayobozi cyane cyane abayobozi mu gihugu cy'u Burundi, yaba ari mu kiganiro Perezida Ndayishimiye herutse gutanga ku banyamakuru yari mu gihugu cya Kongo, bitandukanye n'ijambo yavuze ubwo Prime Minister w'u Rwanda Dr Ngirente Edouard yarariyo, uko ukurikije ijambo Ndayishimiye yavuze Denis itandukanye n'ibyo yavuze nyuma yaho ubwo ari mu ruzinduko mu gihugu cya Kongo. Wakongera none wareba ibyo minisitiri cyangwa se minisiteri ya information yatangaje minsi birishize, ukaza kureba ku byo minisitiri w'umutekano yatangaje ejo, Denis haracyarimo ikibazo cya rushorera, haracyarimo ikibazo. Denis ngira ngo ushaka kureba ibiri mu butegetsi urabirebera mu bitangazamakuru, urabirebera mu magambo abayobozi babatangaza. Ikiganiro rero isanzure naho ubutaha mukomeze mukurikire ibiganiro Bwiza TV na bwiza.com bibategurira.